ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana aje kubarana nawe. Imana itugirire neza. Reka ngusuze ke nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana. We wahisemo gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu bintu byinshi bica ku mbuga nkoranyambaga, ku magambo mesa aca kuri mbuga nkoranyambaga, ukahitamo gukurikira ijambo ry'Imana. Uruwa agaciro imbere y'Imana, Imana iguha kandi Imana ikwishime. Umuroma yararimbye avuga ngo komeza inzira watangiye ntucike intege, Nyagasani muri kumwe. Nawe muri kumwe rero wahisemo neza kandi utagwisare, uzabona ingorano z'abakoze neza. Nibyo nkwifuriza nanjye nifuriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana Mwuka Wera. Amen. Nabahaga ikaze. Ngize umugisha rero ndi kumwe na Claire umuhanuzi w'Imana. Claire. Karame. Gira amahoro. Amen. Uraho neza? Muraho neza nepo. Umeze neza? Turaho turashima Umwami Yesu. Mu majyepfo murakomeye. Turakomeye turashima. Turaho turashima Umwami Yesu. Twishimiye kubana nawe Claire. Murakoze cyane. Turagukunda kandi turakwishimira kandi dushima Imana yuko mu bantu benshi cyane yahamagaye nawe yaguhamagaye kandi ikagwitamo kugira ngo ikoreze gukora umurimo wayo mu gihe nk'iki ngiki. Katubwe ngo Imana igikomeza amaboko. Igikomeza impereza imbaraga kandi zeriza n'abandi nabo bari gukorera Imana mu gihe gisa nk'iki ngiki. Yego. Ariko turi gukorera ku mbuga nkoranyambaga. Ubutumwa bwiza buca ku mbuga nkoranyambaga n'iki wabwiraho abantu? Hari abantu bavuga ngo umuntu wagiye ku mbuga nkoranyambaga ngo aba yaguye, ngo aba yaba umupagane. Ese koko nawe niko ubibona? Ega ahantu hose umuhamagaro w'umuntu uko Imana iguhamagaye. Ariko si bundi kuki abantu bumva ko umuntu wagiye ku mbuga nkoranyambaga aba yaguye. Hose Imana harebera hose icyarimwe. Sibyo? Ari uri mu rusengero, ari uri hariya nyine mu cyumba, nuko twese Imana idutuma bigiye bigize gute bitandukanye. Kandi umutima wanjye Claire n'ubundi nubwo nabandi gukorera hari atari ku mbuga nkoranyambaga, n'ubundi bo Claire akora mabi. Uri kumva neza? Ntabwo bizarangwa nuko yaje ku mbuga nkoranyambaga. Sese tubona abantu batubuzi kandi badakorera ku mbuga nkoranyambaga. Sese tubona abantu bazima kandi bakorera ku mbuga nkoranyambaga bakuvuga ubutumwa bw'Uwiteka. Reka mbabwize ukuri, nta kintu bitwaye ahantu hose Umwami Yesu agerayo. Kandi reka nkubwira, hari ukuntu abantu batakiboneka mu nsengero. Hari ukuntu abantu batakiboneka aho bajya guhurira n'Imana. Amatelefone abagira bize. Uyu ni umuyoboro Uwiteka Imana yashyizeho kugira ngo nababandi ntufungura usange ijambo ry'Imana cyangwa se ubuhanuzi bwaje kandi bushaka wowe kugira ngo utazabona icyo ugira gute, utazagira icyo wireguza. Ntago ari uko waje kuri YouTube baje gupfa cyangwa se biba byarangiye. Oya, twese twagiye duhamagara mu buryo bugiye gute, bugiye butandukanye. Yego. Abo mwagatukisha benshi. Agatukisha bose. Yego. Hariko ku mbuga nkoranyambaga biravugwa yuko hashobora kuba hariho n'abantu baje bakisha muri uwo mutaka, abandi bakisha mu mutaka babo kuvuga ngo Yesu cyangwa wa Bibiliya, bakambura abantu. Kugeza ubwo abantu badukurikira babona umuntu wese bakavuga ati nawe wasanga umeze nkabo. Ntago nakuramo umuntu. Ndashaka kubaza kino kintu. Ni ikihe kintu uri gukora muri no minsi? Ni irihe sengesho uri gusenga kugira ngo wereke, nubwo tudari ngo tuyango twemeza abantu, ariko kugira ngo witandukanye n'abo bantu bashaka kwambika isura mbi abakozi b'Imana? Ubundi reka nkubwire ijambo rimwe. Ijambo ry'Imana bavuga ngo ku kigo ry'inzerekana nk'ikigoryi. Ku mupfapfa nzaza nk'umupfapfa. Ku munyabwenge nzaza nk'umunyabwenge. Sibyo nepo? Yego. Ntago ngewe nzi ngo runaka arimo arakorera gute Imana. Ariko iyera niyizi ngo ese runaka arimo aragira gute, arimo arakorera ati. Niyo Imana yaravuze ngo nje gukubura. Nje gukura izo njyage cyangwa se nje kugira ibintu nkura mu nzira. Bivuze iki rero? Nyiri umurimo ni uzi ibipfu byiwe. Nyiri umurimo ni uzi ibigoryi cyangwa se n'ibigoramye kandi n'abanyabwenge cyangwa se n'abari kugendana n'Imana. Ni igihe Uwiteka Imana aje kugira gute, aje kugira ibintu atoranya agakuraho ibindi bikajya mu nzira. Rero byose reka tubitega amaso. Niba ruri gukora nabi, Uwiteka Imana arimo aramureba. Uri gukora neza, Uwiteka Imana arimo aragira gute, arimo arareba. Gusa kimwe cyo navuga ngo ukora neza ntabikore. Uzi icyagomba gukora kandi ari cyiza, ntagikore. Bimubera iki icyaha. Uwo nguwo uri kwitwaza ijambo ry'Imana aba arimo arirahurira iki, amakara kuki ku mutwe we yaka. Ibyo bigiye kugaragara. Hari umuntu mbyerutse kuririmba avuga ngo iri muri twebwe iki bitubwira
n'imirimo yose igenda ikora, abayivuga nabi bayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Nihe nama wagira inama abantu bashaka kuvuga Imana nabi? Abantu bashaka kuvuga Imana nabi, erega Uwiteka Imana inkoni yiraje nepo. Ntabwo ndi bujye kure y'ijambo navuze. Inkoni y'Uwiteka iraje kandi irabanguye. Uri kumva? Rero iraje, navuga ngo uyewe muntu uzi ko utari kugenda neza. Inkoni y'Uwiteka iraje kandi igize gute? Irabanguye. Sibyo? Kandi ijambo ry'Imana navuga ngo nimureke urukungu rugire gute? Rukurane n'amasaka. Ariko nyirizo mbuto cyangwa se nyir'umurimo ni uje kugira gute? Uje gukuramo. Imana itugirire neza. Amen. Amen. Claire, Imana iguhe umugisha. Twishimiye kuba nawe rero kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twajya ngo tuganire twinjiye mu kiganiro neza. Nshuti muvandimwe wowe uduteze amatwi muri kano kanya, nguyu ni Claire, muramukunda natwe turamukunda kandi dushima Imana yuko Imana imurimo ntabwo arabivangavanga, aracyari mu bantu bazima dufite, ariko muramusengera uko mubonye. Niyo ntamubonye ndavuga ngo Imana ijye imukomereza amaboko, aho abandi baguye izamurinde kuhagwa, aho abandi batsikiriye izamurinde kuhatsikirira, ibyaneye kuvuga abandi Imana imushoboze mukomeze uruhanga kandi mu gihe nk'iki ngiki, kandi umugisha wo mu isi w'umuhe, ariko kitagizaga ubugingo buhoraho. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Tuguhamagariye umugisha mu mpande zose z'isi, amajyaruguru, amajyepfo, urasa n'uburengero bwazo. Imana iguhe umugisha, ubuze n'abakomeye n'aboroheje mu izina rya Yesu Kristo. Ni karibu usenga Imana, ubundi hano uko wategetse. Uri Imana yacu nziza, wambaye icyubahiro no gukomera. Nawakubanjirije kandi nta nuzaguheruka. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Nitaya bini fogrere tutayini nini sisinivo dotayini. Turagushimye kubw'umugambi wawe. Dutangiye iki kiganiro cyangwa se ubutumwa waduhaye, ngwino ukorere muri twebwe. Turaritse Imana, Umwana ndetse n'Umwuka Wera kugira ngo muze muri twebwe. Nitaya bini fogrere tutayini topini fogrere. Nyamerera imbaraga z'Imana zize mu buryo budasanzwe. Haleluya. Wuzure muri twebwe kandi tukweretse abateze amatwi ubu butumwa kugira ngo bongere bahindukire. Topini fogrere tutayini. Mwuka Wera w'Imana ugendagende mu mpande enye z'isi mu izina rya Yesu. Abari bacitse intege, abari bayobye, wongere ubagarure ku ijambo ryawe. Nono tu ene estaya bi ene edra. Wongere ukora umurimo ngaho bana. Nini sisini vodo tayini enene tutu pini fo tu sisini enene tutu taya bini fogrere tutayini shayini enini sisini vo hayaya taraya sisi tutu pini taya bini fogrere tutayini sayini tu te kererevo sayini kere man sisi no taya bini fogrere tutayini shayini mando. Ati nimwumve uko Uwiteka Imana avuganye nawe. Taya bini fogrere. Ati ndi Imana. No tu ene estar. Ati dore. Ati nimutega amatwi mwumve. Ati yemwe atabumva kandi ati muhindukire. Ati niko mvuze. Ati dore. Ati umuyaga hatubaye, ati mugari hatubaye mwinshi. Uwiteka Imana aravuze ngo yemwe ati nimuza hondi. No taya bini fogre. Ati dore abantu bagize umwuma. Haravuze ngo Uwiteka ati nimunyegere ati mbahe ku mazi. Taya bini fogre. Ati dore inyota ati y'igihe kirekire. Ni taya bini fogre tutayini shayini. Uwiteka Imana aravuze ngo yemwe ati rubyiruko ati dore ko abantu baguye umwuma. Uwiteka Imana aravuze ngo nimumwegere atabahe ku mazi yo kunywa. Kererevo sayini kire manda grome atakuwa mando. Uwiteka Imana aravuze ngo yemwe ati igihe kiraje ati kandi koko ati gikomeye kirasohoye ati ku muntu wari wese. Nitaya bini fogre. Uwiteka Imana aravuze ngo nimuze ati
nahondi ati kugira ngo ati mbamara inyota ati niko Uwiteka Imana avuze. Nitaya bini fogre tutayinisha y'imando. Arababwiye ngo dore ati inkoni yanjye ati imanukiye ati inkozi z'ibibi. Topini fogre tutayinisha y'imando. Arababwiye ngo dore nta nguni ntimwe ati inkoni yanjye itagiye kugeramo. Rataya bini fogre tutayinisha y'ini nini sisi tuta enetando. Arababwiye ngo dore inkoni yanjye ati nta nzu nimwe itagiye kwinjiramo. Rotaya bini fogre tutayinisha y'imana. Haravuze ngo inkoni yanjye ati nta na hamwe ati igiye guhezwa kandi. Rotaya bini fogre tutayinisha y'ini ati dore ati inkoni yanjye irazengurutse ati ibihugu ati byakure ati irazengurutse Uburaya ati irazengurutse igihugu icyo ari cyo cyose wicayemo. Ati inkoni yanjye ati dore ngiyi ndayibanguye ati kandi banguriye inkozi z'ibibi. Nitaya bini fogre tutayinisha y'imando. Ati dore ati inkoni yanjye bisubiremo ati dore irabanguye ati kandi banguriye ati inkozi z'ibibi. Nitaya bini fogre ati mwicara muvusha ati amaraso ati yutariho urubanza. Nini tutupini fogre tutayinisha y'imando. Haravuze ngo dore ati ibizira byanyu ati birimo biranukira. Nitaya bini fogre tutayinisha y'imando. Uwiteka Imana aravuze ngo ndaje ati nkuyeho ati igitwikirizo ati mwari mwitwikirije ati mwari mwikinze ku maso ngo kugira ngo isoni zitabakora. Arababwiye ngo dore isoni zirabakoze ati kandi zibakoze ku mugaragaro izuba riva. Nataya bini fogre ati dore mwimitsi bigirwamana ati mu mitima yanyu ati nimugishaka kumva ukuri ati ku ijambo ryanjye ariko Uwiteka Imana ndaje. Arababwiye ngo yemwe ati nimwibuke ibyabaye i Sodomo n'i Gomora ati Uwiteka Imana ndaje ati yemwe ndaje ati kandi koko ati ndaje nikavugane nawe. Arababwiye ngo dore ati mbonanye ati n'inkozi z'ibibi ati yemwe ati noneho akarusho ati zigaragaza ko ati zizi ati kandi koko zibeshya. Uwiteka Imana nje kubatwikurura ati dore ingo zanyu ati abana banyu ati imiryango yanyu ati barabamenya bo muri bo ati dore ati aho musengera ati aho utuye barakumenye ati niko Uwiteka Imana avuze. Ati dore ati burije haravuze ngo dore ati se bukwiriyeho ati uri murakora iki. Nitaya bini fogre haravuze ngo buri muntu wese ati niyongera agaruke ku rufatiro ati niko Uwiteka Imana avuze. Ati dore abantu benshi ati bishize mu matitire ati abantu benshi ati mwishize mu ntebe abantu benshi hari imyambaro myinshi mwiyambitse. Uwiteka Imana aravuze ngo dore ati nje kumanura ayo matitire ati kandi nje gukuraho ati iyo myambaro mwiyambitse niko Uwiteka avuze. Nene kutaya bini fogre tutayinisha y'imana ati ndi Imana ije kurengera ati yemwe ati intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro ati ndi Imana ije kurengera ati yemwe ubwoko bwanjye. Arababwiye ngo mwabavyeyi mwe ati nimusengera abana batoya ati kuko dore Satani yabasabye ati indwara z'amayoberane. Nitaya bini fogre arababwiye ngo nimusengera ingo ati iki ni igihe cyo kugira ngo ati mwambara ibigunira ati amazi ntago ari yayandi ati niko Uwiteka Imana avuze. Arababwiye ngo dore hajeho indwara ikomeye ati indwara y'icyorezo. Nitaya bini fogre ati nimube maso ati munyengere ati mumpamagare ati nanjye Uwiteka Imana ati nzabumva nimbaniza kubumva ati mbitabe. Aravugana ati n'abari abanyamasengesho ati yewe bacitse intege ati nimwongere mwambara imbaraga ati kuko ndaje kandi koko ati nje gusohoza icyo navuze ati niko Uwiteka Imana avuganye nawe. Nitaya bini fogre tutayinisha y'imando. Arababwiye ngo nimukure amaganya mu mitima yanyu
arababwiye ngo nimwikureho amarira, ati ahubwo muhagararane nanjye, ati kuko ndi Imana ije kubarwanirira, ati kandi ndi Imana ije kubatabara. Arababwiye ngo dore, ati ikimenyetso cyanjye, ati ndi kugishyira ku banjye, ati niko Uwiteka Imana avuze. Aravuze ngo ndaje ndabimenya icyubahiro uhagazeho, ati Uwiteka Imana aravuze ngo nje gutwikurura, ati kandi koko ati nje gutwikurura, niko Uwiteka Imana yarari kuvugana namwe. Shalom, shalom, shalom. No taya binifo tutayakire icy'amaraso nameneye ku musaraba, bafite ubayobora n'umwuka nabasigiye, hahirwa abanditswe. Amina tutupinifo tutayini abanyabazi bafite ubayobora. Amina, amina. Yemwe ndaje nimukomere. Amina tutayini sisini vodotayi. Haleluya. Dushimye umwuka wera, dushimye Imana. Turagushimiye yuko abo ukundura abacyaha kandi ukabireka inzira bakwiye gucamo. Dushimye imvugo yawe nziza. Haleluya. Umugisha Claire ukoresheje, komeze kumwagura ku manywa na nijoro kandi ugende umuguriza imbaraga uko bwije nuko bukeye. Aragabonekiwe ariko ukomeze umwuzuza imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomerezaho tujye mu ijambo, dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko, ibice byaho ni 9, umurongo wa 42 uragarukiza kuri 50. Imana iguha umugisha nepo. Mariko ibice byaho ni 9 bere ku murongo wa 42 wa 42. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mariko ibice 9 tugende duhere ku murongo wa 42. Haranditse ngo ahana abagusha abandi. Ahana abagusha abandi. Umuntu wese uzaje kumwe muri aba bato, umuntu wese uzashuka umwe muri abo batoya, banyizera akamugusha. Babandi bamwizeraga bakagira gute? Bakamugusha. Ibyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja. Soma nta kibazo. Ukuboko kwawe ni kugucumuza uguce. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usiganye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi. Aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe, biruta ko wajugunywa muri gehinomu ufite ibirenge byombi. Yego. Aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. N'ijisho ryawe nirigucumuza urinogore. Ibyiza nuko wakwinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe, biruta ko wajugunywa muri gehinomu ufite amaso yombi. Aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. 9. Kandi umuntu wese uzasabwa n'umuriro nk'uko umunyu usaba ibyo kurya. Umuntu ni mwiza. Umunyu ni mwiza. Iyo ukayira 50. Umunyu ni mwiza. Ariko umunyu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugire umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Reka nundi dusome neza tugendanemo neza, sobanuriho gato ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa Imana impaye kugira ngo ngeze ku nshuti z'iki z'umusaraba. Birashoboka ko hari abo wareberagaho ukabona urugero, hari uwari uri imbere yawe ari pasiteri, ari diakoni, ari nyine umukuru w'itorero, ukavuga ngo ugiye kumugenderaho, ariko nyamara witegereje ubona uko wamugenderagaho byagize gute? Byarahindutse. Ahubwo atangira kugira gute? Kugugusha. Twagiye tubona abantu benshi bafite ukuntu bagiye bagusha abakristo, bagiye nyine batuma abantu batinjira. Umuntu agahagarara ku muryango w'urusengero ntatume runaka agira gute? Yinjiramo indani, ngo umwe uzagusha umwe muri abo batonya. Muri kumva neza ibigiye kubabaho ni akaga kagize gute? Gakomeye. Imana yabashyizeho kugira ngo muyobore ababareba cyangwa se abari kubakurikirana, ariko
kugira ngo mubayobore mwagushije ba bandi batoya, mwagushije ba bandi bakagombye kugendana n'ijambo ry'Imana. Ngaho gatoya araza agasanga niwe wagize gute wamubwiye ngo ugiye kumusengera, ahubwo niwe wundi wamukoreye ibyapfura mbi. Ahageze azi ko aje kugira gute ngo yihane kugira ngo Uwiteka Imana mutabare, asanga niwe ugize gute uhagaze mu muryango. Arangije aragwa aravuga ati byose ni kimwe nta makiriro, n'ubundi nahari narizi ngo ngiye gutabarwa, sanze wa wundi wankoreye bya bindi ari ugize gute uhagaze hari. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana aje kubarana nawe. Imana itugirire neza.